Akagarama
akanyange akanyange kakagarama karabatamira akanyange kakagarama karabashimira akanyange akanyange kakagarama akanyange akanyange kakagarama kagurukiye kagarama kagararikire ishime kagarama mutuwe akanyange akanyange kakagarama Bikira Mariya akanyange kakagarama mugeza wa rozari akanyange kakagarama Bikira Mariya akanyange kakagarama roza wa mayobera akanyange kakagarama n'umubyeyi ukunda urugendo akanyange kakagarama akanyange akanyange kakagarama kagurukiye hano rero kuba abo kuri chapelle bava mu mubiri bakajya nyine kubasezeraho bwa nyuma aba ari ibyishimo gusa, dore ko ab'ijuru baba batangaje yuko bamaze kumwakira. Niyo mpamvu
mubona rwose baririmba bakanyuzamo bagacinya n'akadiho, dore ko nyir'ubwite aba yaravuze ati nimara gupfa ntimuzandirire, ntimuzarire cyangwa se ngo mubabare, dore ko ab'ijuru baba baramaze kumwiyereka kera, ari byo mubona nta mubabaro uhari ahubwo ari ibyishimo gusa, baririmba bagacinya n'akadiho kuri Chapelle Kagarama. Nta mubabaro uhaba, dore ko byose baba babizi, bazi neza nta gushidikanya, dore ko baba barabibwiwe mbere ko uyu François yamaze kugera mu ijuru yabaye mutagatifu, ariyo mpamvu mubona rwose akanyamuneza ari kose. Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mana nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose, turagushimira kuri uyu munsi waduhaye, tugihumeka umwuka w'abazima, tutibagiwe yuko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo kubana natwe na François hano muri iyi si, dore ko mwiteguye gufungura ijuru akaryinjiramo, natwe kandi agapfukama akadusabira, isaha itari iyi natwe tukazamusanga. Bamarayika n'abatagatifu mwese mwaje muri ibi birori, kandi namwe bakristu bavandimwe, mwebwe mwese mwitabiriye uyu muhango w'ikirori cya nyuma cya François. Hari abagiye mu kirori cye avuka, hari n'abagiye mu kirori cye abatizwa, akomezwa, asezerana, none ngaha bageze no mu kirori cye cyo kugira ngo avanwe muri iyi si ajye kwa Data wa twese uri mu ijuru. Turabinginze mwebwe mwese mwaje, buri wese azirikane yuko
yavutse kandi azanataha. Rero muri aka kanya tugiye kuzirikana ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nabivuze Nyagasani. I Betaniya ku musozi Mariya na mwene nyina Marita bari batuyeho hari umurwayi witwa Lazaro. Mariya niwe wasize Nyagasani umubavu, umusatsi we akawuhanaguza ibirenge bye. Lazaro wari urwaye yari musaza we. Nuko bashiki be batuma kuri Yezu bati, mwigisha, ukunda ararwaye. Yezu abyumvishe aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo kugaragaza ikuzo ry'Imana, ndetse igahesha ikuzo umwana w'Imana. Yezu yakundaga cyane Marita na mwene nyina na Lazaro. Yumvise ko Lazaro arwaye, amara iminsi 2 aho yarari. Hanyuma abwira abigishwa be ati, nimuze dusubire mu Yudeya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, vuba Abayahudi bashakaga kugutera amabuye, none usubiyeho. Yesu arabasubiza ati, mbese umunsi mufite amasaha 12? Iyo umuntu agenda ku manywa ntasitara, kuko ababona urumuri rw'iyi si. Ariko umuntu ugenda nijoro arasitara, kuko aba adafite urumuri. Amaze kubabwira ibyo yungamo ati, inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ngiye kumukangura. Abigishwa be baramubwira bati, mwigisha, niba asinziriye azakira. Yesu yashakaga kuvuga ko yapfuye, bo bumva ko yaheranywe n'ibitotsi. Yesu noneho araberurira ati, Lazaro yapfuye. Mutumye nishimira ko ntahabaye kugira ngo mwemere, ariko nimuze umusange. Nuko Tomasi witwaga Didimi abwira abandi bigishwa ati, reka tujyane, natwe tuzapfane nawe. Yezu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu mva. Kuva i Betaniya kugera i Yerusalemu hari nk'intera y'amasitadi 15. Hari haje Abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira. Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yesu ati, mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yesu ati, musaza wawe azazuka. Marita